Kimwe bene data ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibagirire neza kandi ikomeze ibiteho, buri wese uko ayifuza ni ukuri ayibone. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana. Ni ukuri mujye mukunda uyu mwanya wo gukorera Yesu, nta gihombo umuntu azabikuramo, ahubwo ni ukuri nitutagwa isari tuzasarura. Mukunde Imana kandi mwegere Imana cyane, nimukunde ijambo ry'Imana kandi mukiranuke ku gato no ku kanini, kubera ko turi mu bihe bya nyuma. Tugiye gutangira rero dusenga, turirimbe n'indirimbo yo mu gitabo, dusome n'ijambo ry'Imana, dusoze dusenga, ibindi Imana iduhana umugisha. Mana nziza, Mana ikomeye, Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, dushimye ko wabanye natwe ukaturinda, tukaba tugeze aya masaha, tukaba turi kuvuga bikemera, tukaba turi gukora bikemera, tukaba turi gutambuka bikemera. Mana icyubahiro ni icyawe, akira icyubahiro ko turi amahoro. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, turakwinginze Mwami kugira ngo ubanze utweze utuboneze rwose. Twejesha amaraso yamenye ku musaraba i Golgotha, ukimara kutubabarira tuguhaye karibu n'ikaze ngo nitubere umuyobozi muri byose. Byombi bisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo y'108 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Genda umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Genda umukristo, mpora mbihamya, nawe igihugu cyose cyanseka. Genda umukristo wo mu mutima, kuko ubu nsigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Genda umukristo, umva ubwo buntu, narakijijwe nkurwa mu byaha. Genda umukristo, naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba. Genda umukristo, ndi umutabazi, mu ntambara ndasana n'ibyaha. Mfite umugaba n'Umwami Yesu, nituba hamwe nzahoranesha. Mfite umugaba n'Umwami Yesu, nituba hamwe nzahoranesha. Genda umukristo, ndi umwimukira, ndakomeje mu rugendo rwanjye. Iby'ino mu isi ndabihinyuye, sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Genda umukristo, gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. Nta nzara ibayo, nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Nta nzara ibayo, nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza n'ibyago byose. Umva nduhuwe n'Umwami Yesu. Genda umukristo, uko ndi kose, maze nintumirwa ngiye gupfa. Nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru.
Dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, ibice byaho ni 6 kuva ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10. Reka nsome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo ntimuyobe, Imana ntinegurirwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo asarura. Ubibira umubiri we muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira mu mwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Twe gucogora gukora neza, kuko igihe gisohora tuzasarura nitutagwa isari. Nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga mu Bagalatiya ibice 6 umurongo wa 7 riravuga ngo ntimuyobe, ngo Imana ntinegurirwa izuru. Imana ntabwo ikinishwa, Imana ntabwo ikinirwaho. Ni ukuri ntimuyobe, ngo kuko umuntu ibyo abiba ari byo asarura. Ni ukuri buri wese nabiba ibyiza, kuko nubiba ibibi uzasarura ibibi, kandi nubiba ibyiza uzasarura ibyiza. Buri wese rero aya masaha ndamwifuriza ko yakora ibyiza, ni ukuri, kugira ngo nawe azabone ibyiza, ngo kandi uko wagenjeje niko uzagenzerezwa. Niba waragenjeje nabi uzagenzerezwa nabi, kandi niba waragenjeje neza uzagenzerezwa neza, ngo kandi uzakubirwa inshuro nyinshi. Byaba bibabaje rero warakoze ibibi, warakoreye abandi ibibi, ni ukuri nawe wazabona ibibi byikubye. Imana itugirire neza rero, nimureke tubibe ibyiza aho kugira ngo tubibe ibibi, kugira ngo natwe tuzabone ibyiza. Imana itugirire neza. Ngo ubibira mu mubiri we muri uwo mubiri azasaruramo kubora. Ni ukuri umubiri tuzawusiga, umubiri nyine ni ukuwusiga no kuwugira ute, ariko umubiri tuzawusiga. Ngo ariko ubibira muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Ni ukuri aya masaha ndabifuriza ko mwese muzasarura ubugingo buhoraho. Ni ukuri nimureke dukore ibyiza kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho, tuzabe mu ijuru, tuzabeho tunezerewe, ahatari indwara, hatari ibibazo, hatari umuruho. Ni ukuri buri muntu wese unkurikiye ndamwifuriza ko yazabona ubugingo buhoraho. Nimureke rero tubibe mu mwuka, kuko ari byo by'ingenzi kandi bifite umumaro, kuko muri iyi si ibingibi twirirwa tumaranira, ibingibi tuzabisiga, kandi ngo isi izashirana no kwifuza kwayo. Twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Ni ukuri nimureke dukore ibyiza, dukore neza, tubane n'abandi neza. Ni ukuri igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Imana itugirire neza. Nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu y'abera. Tugirire ngo abantu bose neza uko tubonye uburyo, uko dushobojwe, dukora ibyiza. Ni ukuri nidukora ibyiza natwe tuzabibona, kuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Aya masaha rero buri muntu wese ndamwifuriza ko yakora ibyiza kandi akagirira abantu bose neza, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye, ngo cyane cyane ngo ab'inzu y'abera. Imana itugirire neza. Iyi ndirimbo twaririmbye, uyu muririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo njye ndi umukristo, ngo nzahora ndi we mu bintu byose ngo ngeze ku gupfa. Ni ukuri nawe komeza ube umukristo, kandi niba utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza, mwakire nawe utangire urugendo rushya. Ni ukuri kuba muri Yesu nta gihombo kirimo, kuba muri Yesu ni umunezero. Ngo njye ndi umukristo, ngo mpora mbihamya, ngo naho igihugu cyose cyansiga. Hamya ko uri umukristo mu byo ukora, mu byo uvuga, uko ugenda, mu kubanira abandi. Ni ukuri nibashaka baguseke, ariko ni ukuri nyuma y'ibi ngibi nuba umukristo ugahamya ko uri umukristo mu mutima, ni ukuri uzabona ubugingo buhoraho.
ngo kuko nsigaye nkunda Kristo, ngo icyatumye apfa yazize njyewe nabuzwa n'iki kumukunda. Yesu Kristo yaradupfiriye ku musaraba, yemera kwicwa, arapfa kubera twebwe, kubera ibyaha byacu. Ni ukuri ni iki cyatuma utamukunda? Nimureke dukunde Kristo kandi dukore ibyo ashaka n'ibyo akunda, kandi ni ukuri nitutagwa isari tuzasarura. Ngo njye ndi umukristo, ngo kubw'ubuntu narakijijwe nkurwa mu byaha. Ni ukuri Imana yaduhaye agakiza ku buntu. Twari turi ahantu habi, twari turi muri bibi, ariko Imana iduha agakiza ku buntu. Agakiza itanga ntabwo isaba amafaranga, ntabwo isaba ikiguzi icyo ari cyo cyose. Icyo ishaka ni umutima wawe. Nawe ngwino wegere Kristo. Ni ukuri Kristo atanga agakiza ku buntu. Nawe ndakwifuriza ko Imana iguha agakiza ukegera Kristo. Ngo njye ndi umukristo, ngo naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba. Ngo njye ndi umukristo, ngo ndi umutabazi, ngo mu ntambara ndasana n'ibyaha mu ntambara. Ngo njye ndi umukristo, ngo naho naba mu rugamba, naho wahura n'ibibazo, naho wahura n'intambara. Nibyo mu minsi ishize nahoze mbabwira, iyo uri muri Kristo naho wahura n'ibikomeye, naho wanyura mu ntambara, ni ukuri urakomeza ukarwana kandi ukabitambukamo neza, kuko uri kumwe na Kristo. Ni ukuri ya mahoro mu mutima atanga, ibyo byose bituma utambuka muri ibyo bibazo nta kibazo, udacitse intege kandi utabiguyemo. Ngo kandi ngo mu ntambara ndasana n'ibyaha. Umuntu w'umukristo igihe cyose yirinda icyaha n'igisa nacyo. Niyo abona agiye gutana aragaruka, kubera ko afite Kristo. Aravuga ngo ahangaha ngiye kunyura sibyo, ngo mfite umugaba, ni umwami Yesu, ngo nituba hamwe nzahora nesha. Ni ukuri Yesu nakomeza akabana nawe, nukomeza ukabana na Yesu, nukomeza ukegera Yesu, ni ukuri uzahora unesha. Nubwo wanyura mu bikomeye, nubwo wanyura mu ntambara, Kristo azabigutambutsamo neza. Imana itugirire neza. Ngo njye ndi umukristo, ngo ndi umwimukira, ngo ndakomeje urugendo rwanjye. Nimureke tuba abakristo kuko turi n'abimukira. Ntabwo iyi si tuzayihoramo, turi mu rugendo rujya mu ijuru. Icyampa mwege munkurikiye umugoroba, namwe uru rugendo mukazarusoza amahoro. Byaba bishimishije, ni ukuri ko mwazajya mu ijuru. Ngo sigaye nifuza ibyo mu ijuru, ngo njye ndi umukristo, ngo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana Data. Ngo nta nzara ibayo, ngo nta miruho, ngo abaho baguwe neza. Ni ukuri mu ijuru, gakondo yacu ni mu ijuru, nta nzara ibayo, nta bibazo, nta burwayi. Ni ukuri abantu bari mu ijuru baguwe neza. Icyampa nawe ukazabayo. Ngo njye ndi umukristo, ngo nicyo kintu gihumuriza umutima wanjye, ngo kinyibagize ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Njye ndi umukristo uko ndi kose, maze nintumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Imana itugirire neza. Ni ukuri kuba uri umukristo bikwibagiza ibyago byose, bituma utambuka neza. Kuba uri umukristo, buri muntu wese ndamwifuriza ko yaba umukristo, akegerana n'Imana, agakora ibyiza. Kandi ni ukuri ntimucogore gukora ibyiza, nimutagwa isari muzasarura. Imana itugirire neza. Rero nimureke dukiranuka ku gato no ku kanini, kuko turi mu rugendo rujya mu ijuru. Mukomeze mube abakristo, naho igihugu cyabaseka, naho inshuti zabaseka, ariko nimukomere kuri Kristo, kubera ko niwe mugabo ukomeye, niwe ushobora byose, niwe mugenga wa byose. Nimumwikomezaho ni ukuri muzabona ijuru. Imana itugirire neza. Rero kubw'uyu mugoroba, reka dukomeze dushima Imana, ibindi Imana iduhana umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje. Muririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo njye ndi umukristo, ngo naho igihugu cyose cyanseka, ngo kandi ngo nzakomeza mbe umukristo ngo kugeza ngiye gupfa. Natwe mwami turakwinginze kugira ngo ukomeze uduhe kuba abakristo, ukomeze uduhe kukwikomezaho, kuko ni wowe mugenga wa byose, kandi ukwikomejeho naho yanyura mu byago bitambukamo neza. Mana rero duhe kukwikomezaho, duhe kuguhamya, uduhe kuba abakristo ahantu hose, kandi dukore ibikorwa by'abakristo, kandi ntibibe inyuma gusa, no mu mutima. Urakoze mwami Imana ko ari icyo ukoze. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntimuyobe, ngo ntimuyobe, ngo kuko icyo umuntu abiba ari cyo asarura. Mwami duhe kuba ibyiza mu izina rya Yesu Kristo, kandi uduhe gukora ibyiza, ntiducogore gukora ibyiza, kuko ijambo ryatubwiye ngo nitutagwa isari tuzasarura. Bana na buri muntu wese rero, komeza utwiteho, tugirire neza. Sengeye
abantu bankurikiye buri wese mwami umuhe kuba umukristo by'ukuri, ntaba ari ku munwa, ntaba ari ku magambo gusa, ahubwo buri wese naba umukristo, yegere Kristo, ahunge Satani, arwanye ikibi n'igisa nacyo kandi akiranuke, kuko ugendana na Kristo ni ukuri akora ibyiza ntabwo akora ibibi. Data mwiza rero ngo dukomeza uduhe imbaraga kugira ngo duhe gukiranuka, dukomeze kuba abakristo ba nyabo. Data mwiza, aya masaha nsengeye abarwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo, bakoze ukuboko kwawe gukiza. Nsengeye abatarakwakira nk'umwami n'umukiza kugira ngo nabo bakwakire mu izina rya Yesu Kristo. Nsengeye itorero, ngera usuke ububyutse, kandi mwami abadahinduka ubahindure, n'abasubiye inyuma bagaruze ubuntu bwawe, kandi ugabanye abarimbuka wongera abakizwa. Data mwiza, turindira ubugingo ko aribwo buzakubona, ariko sinabura kwerekana abafite nimba n'agahinda kugira ngo bahe amahoro yo mu mutima. Ngo bana natwe rero, Mwuka wera naze arikize iri jambo rikora icyo wagambiriye. Ibyo mbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen.